Igifaransa ndagerageza. Igifaransa numva ikirimo ibyo nshaka mpitamo. Igifaransa kijyanye n'ibyo nshaka ndacyumva, ibyo ntashaka nkirengagiza bigahita simbyumve. Nguhaye ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo tujye tubana amakuru meza agiye atandukanye. Aka kanya tuvugana Perezida wa Repubulika Paul Kagame muzehe wacu bari kubarizwa mu karere ka Gatsibo mu kigo cya gisirikare cya Gabiro, aho agiye kugirana ibiganiro n'urubyiruko rumaze iminsi mu itorero Indangamirwa icyiciro cya 16. Uko mubizi urubyiruko rwose rurangije kaminuza cyangwa se rurangije segonderi habaho icyo bita itorero. Itorero ni ahantu umuntu ajya akiga umuco nyarwanda, akiga umunyarwanda nyawe uko akwiye kuba ameze mu mico, mu myitwarire, uko akwiye kuba yitwara muri rubanda. Niyo mpamvu iyo usohotse ukajya hanze y'u Rwanda ubona ko umunyarwanda uhita umumenya. Sinzi niba mujya mugira amahirwe yo gutembera, nanjye natembeyeho rimwe ariko narabibonye. Iyo uhuye n'umunyarwanda uhita umumenya. Cya mbere cyo umunyarwanda ikintu gihita mumenya kuri discipline, ukamumenyera ku rukundo, ukamumenyera mu mico no mu myitwarire ndetse n'uburyo yakira abantu. Ibyo ni ibintu abantu benshi bamaze kutumenyeraho, bamaze kumenyera ko niba uri umunyarwanda cyangwa se uturuka mu Rwanda baba bazi ko ibyo bintu byose ubyujuje, kandi bakaba bazi ko uri indakemwa mu mico no mu myitwarire. Nicyo rero niko kamaro k'iri torero. Ndabizi abantu benshi mwagiye mu itorero n'abatararijyamo bazarijyamo. Itorero ujyamo ukigishwa kirazira, ukigishwa ntibavuga. Mwano Perezida arimo ababwira ati ntibavuga cyane, ahubwo bavuga cyane. Ukamenya uko ikinyarwanda kivugwa, ukamenya amakuru yo hambere, ukamenya amateka y'igihugu kugira ngo ubashe gusigasira ibyo basogokuru basize ndetse n'abasogokuruza. Kuko ubundi Perezida wa Repubulika Paul Kagame akunda kubwira urubyiruko ko urubyiruko nirwo rw'ejo hazaza, nirwo isi yose iteze amaso. Ubwo rero rutaramutse rwitwaye neza cyangwa se ngo rugaragaze performance nziza mu kubaka igihugu cyarwo, ntabwo byazagenda neza. Kuko abasaza bari gukora bavamo bakoze neza, batwubakiye u Rwanda, baduhaye imihanda, baduha buri kimwe. Ubwo rero igihe kirageze ngo natwe dutangire dushyireho fondasiyo yacu. Ntiwige kugira ngo wige uri kurangiza umuhango, ahubwo wige kugira ngo umenye, ndetse ibyo bintu ubashije kumenya bizagufashe kuba wabasha kubaka igihugu cyawe, bizagufashe kuba wabasha guteza imbere igihugu cyawe, wabasha gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyawe, wabasha guteza imbere bagenzi bawe, wabasha guteza imbere ababyeyi bawe. Niba umubyeyi yarakwishyuriye minerivare, akwishyura minerivare avuga ati ni wowe ntizamakiriro, ni wowe ejo hazaza uzaba uri ku ruhembe rw'imbere mu kuntabara, mu kunjyana kwa muganga, mu kumbeshaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero niba uri urubyiruko, fata iya mbere, tangire urebe kure, urebe kuko uvuga ati ibi ndi kwiga nzabikoresha iki, nzabibyaza iki. Utangire uvuga ati ese future yanjye numva izameze ite. Utangire utekereze future yawe, uvuga ati mu myaka 5 ndifuza kuba meze gutya, ndifuza kuba ndahana. Ufokasinga uvuga ati noneho reka ibyo nkora byose mbikore ndi gufokasinga kuri future yanjye. Ufate agakayi n'agakaramu wandike akabije gatoya, uvuge buri kimwe cyose wifuza mu nk'umunyarwanda, nk'urubyiruko rwo mu Rwanda. Ntukajye uba nk'urubyiruko rw'ahandi navuze, jya uba umuntu w'urubyiruko rwo mu Rwanda rwatojwe, rwaciye mu itorero, rwaciye mu ishuri. Umenye ngo mu myaka 10 ngomba kuba nduye,
mu myaka 15 ngomba kuba nduye. Ibyo bigufasha mu kwiyubaka, ndetse iyo wiyubatse n'igihugu kibyungukiramo, n'igihugu gitera imbere, kuko buriya baravuga ngo uko imibare y'abantu bize cyangwa se y'abantu bajijutse ikomeza kuzamuka, ni nako igihugu kigenda gitera imbere. Uko imibare y'abantu batize ikomeza kuzamuka, niko igihugu kigenda kidindira mu iterambere. Ubundi iterambere ry'igihugu, icya mbere ni ubuzima, icya kabiri ni ubumenyi, icya gatatu niho hazaho amafaranga, hakazaho n'ibiki. Ariko udafite ubuzima nta terambere waba ufite, udafite ubumenyi nta terambere waba ufite, udafite ibikorwa remezo nta terambere waba ufite. Urumva rero iterambere rya mbere ni umuturage. Ni umuturage uba ugomba kurigiramo uruhare, niwe ugomba kumva ko ibyo abikeneye kandi akwiye kuba indakemwa mu mico no mu myitwarire, akerekana ko ari umunyarwanda watojwe kirazira, watojwe ntibavuga bavuga. N'abanyamahanga bakajya baza mu Rwanda bazi ko baje mu gihugu cyiza, mu gihugu cy'amata n'ubuki, mu gihugu cy'imisozi igihumbi, ariko gifite n'abantu bafite imitima myiza, gifite n'abantu bafite urugwiro rwo kwakira abantu, gifite n'abantu bari macuwa enough, abantu bize, ariko atari ukwiga ngo abe afite A0 gusa, ariko mu mutwe harimo 0. Ari ukwiga ufite iyo A0, ariko no mu mutwe ufitemo ikintu, ku buryo ushobora kujya imbere y'abantu ukaba wababwira umushinga wawe, wababwira projet yawe, ukababwira buri kimwe cyawe, ku buryo n'uwaba wifuza kugutera inkunga yavuga ati uyu muntu ngiye gutera inkunga, nshobora kumutera inkunga nyuze muri ubu buryo cyangwa ubu, bitewe n'uburyo anyintroducinzeho projet ye cyangwa se umushinga we. Perezida wa Repubulika ubona ko agerageza kwereka urubyiruko ibyo rwakakwiye gukora, akagerageza gukundisha urubyiruko igihugu, abereka ko igihugu ari cyo ejo hazaza. Nawe niba uri urubyiruko, ni wowe isi yose hanze amaso, ni wowe u Rwanda ruhanze amaso, ni wowe ababyeyi bahanze amaso.